akazi k'abasenzi karanani akazi ko akagabo wapi nta kigenda nuko iruka kamanitse amaguru ku mugore kavuga ubusa n'inzu yawe imaze guhira imiyaboze ukahamba kantu yewe kakagabo nyiramature kuza kugukorera yewe ntacyo bitwaye ariko wambereye umugore ngubereye umuboyi byose ni kimwe kuri kimwe na tujya cyangwa tuganire buriya urukundo umuntu ararubagara ni ararubagari ntago urukundo umuntu aterera iyo ngiyo ubu nanamaze no gutumiriza n'inkoko ngo tuze kurira hano tuganira ureba barayituzanira hano barayizana hano bawe reba buriya bwatsi bwahariya urebe ukuntu bumeze izo mu kijyanira ndaje Mose she we koko wakuyemo urukweto rumwe urareba utari kunyicira igitenge ngo ari wowe bigura se yebye nabivamo kuramo bwana runkuriremo none se rero kuremo ruve mu rwanda nabishobora se sha amara gufite kanje nawe urasebe nese imbaraga ziri uzi ko yaho ntabwo ngabura nari narya se ko ntegereje iriya nkoko reka tuwe tujyana kano kabiswi da katatu tujya kano kabiswi ngaho gapfundura nawe rero uri hurango biga nibyo ubundi buri umufasha ubundi definition y'umufasha so nago yizi mbese nuko gufasha mbese nyine ngomba kuba yese kuki utamfasha reka tuwe turya imwe ariko aya mbara arya yawe nanjye ndarya yanjye izi sigara turazishyira na kanyombya reka rero mubwire sibyo ikintu cya mbere kitumye nkuzana no kuri none atiyo rwose turi ngo tuganire sibyo ariko ubundi barinda bamfatira mu nzu ubundi sura isambira iby'isa yewe urabizi ndashaka ko tubyarana ndashaka ko tubyarana aka kanya se sinzi ibyo uteganya senya aka kanya sinzi n'ibyo uri mutekereza wenda ariko bizirikanye yuko ndashaka ko tubyara akana kano kanya tutaranasezerana oya gusezerana ntabwo ari ngombwa tuzatubikora umugabo nawe arihuta ariko ndashaka tubyarana akana birahubwo kubyumva abana banjye se ko bakuze twabyara da ko nyine igisabwa nukubanza kumuteganyiriza ye muntu wesha uri ko ibyo bintu n'ibya nyoko nabo n'ibyaso we ku mamayo garo gahamba garo ku mamayo wakapo muri iki gihe kubyara umwana utaramuteganyirije na makosa ubu hera none aha niba tubyumvikanye utangira uzigamira umwana umufungurize konte ye ushyiraho amafaranga kugeza igihe nzajya kubyarira umva icyo nkubwira amafaranga kwa kagabo si ikibazo urumva ibyo nabikubwiye wowe kuva unyemereye ko tugomba kubyara ntabwo reka tuzatangire ejo utangire uyashyireho nta kibazo ko ntawe nako ndimo ngo tugiye kubishyira muri gahunda ni sawa cyane ira twagega dukoresha byo kubara ngo tugiye kubireka bano kubireka burundu bikarangira kuva ubu ngubu urukundo rwacu rumeze neza nta kongera icyo nashaka n'uriya musaza uzongera kuzana mu rugo reka uriya ntabwo azagaruka arancitse ukaburini sindagenza noneho baranyica hingegera itwaye imyenda y'abandi ubu ntabwo bari bunyice koko ni telefone niyanjye we kamuhamagare mbabwire rwose ariko nabo bapfa kugenda batazi bwiwe wagiye c'est quoi ça c'est quoi ntabwo azagaruka ariko iryo biswi none se baba ntutumije inkoko baraza ryari bagiye kuza we iryo biswi gombe numvishaka ngo bagiye kuza n'imeze byose byataye umva rangi yanjye wari kumaye gatoya tore ko kanyombye duhamagaye ase kandi byo gwamukanye hiti vanguta umbya kuwema Alo ni madamu waje tuvugana alo madamu usheri wa sheri wanuza ariko ujya usara wowe ujya usara ngende madamu wawe se ubundi mukusiga mukunda ariko muvuga mutari mwabona nge nakubwiye ko uzansengera urugo kandi mbona ari cyo ugamije ngende sheri wawe ngo ni madamu ngo ni sheri urugo
ngusenyera urugo abajura bagusenyera urugo kwa jinara Yesu toka kwa jinara Yesu se ni umujura uvuga none se abajura ngo bari hehe genda Yesu yaragowe Yesu abantu bose abajura bavuga Yesu abasambanyi bakavuga Yesu abagiye kunywa amayoga basinzi nkaho niba hariho mwagenda kubwe babajura bajyanye none se bigenze gute mbwira neza inyama ziragiye nkono baba ibintu barabimaze batwaye inkono y'inyama zose barayitwaye zose zishyushye zakumurira n'ipantaro ya basi barayitwaye ubu ntabwo ntwariye imashini sheri ntabwo mashini bayitwaye imashini aya mashini njyana ku kazi ariko umva ikibazo afite ngo ni inyama ariko narumiwe koko niba ari inyama batware reka turaje reka turaje amakarisa ari ku mugozi baratwaye reka tuze bafashe ubundi wowe ushinzwe ikibafate umva ziba aho ngaho sawa nimubanguke muze mubyo mugira nini ngo muraje nimushaka murorere amafaranga membwa make nini yagiye kukigiga umugongo umwe mufite amafaranga ababyeyi bakire ntabwo ari abantu ceceka turaje ibigambo bicyakana tubihirije gusa ziba ikintu kitagira disipurine umuzi nk'ahantu uba udukuye ngo nguki ariko bana ngenda ko ushana membwa byutse wimbwira ibyo ngibyo kwinore ibintu byanyu isye reka ndeba aho banyuzujura banyuze ndeba aho banyuze mbiruka inyuma ntawe nafata nta rutege nifitiye urakagenda ubusa bitu dore ukuntu yambaye kambara ubusa kambara imisambi dore bagabaniye bya bintu noneho mana yanjye basigaye banywa amazi y'inyange aba bashobora kwigura amazi y'inyange n'ukuntu aryoha ukanyagwa dore cya gitambaro cya madamu we cyama kasigaye agakariso ke madamu asigaye yambara ubukariso bucitse data we nawe ariko gukira warakeneye agatsindwa ariko hasigaye ibisigaye nanjye ndabyikorera jura muzajye muza mwibe kugira ngo nanjye profite ngire icyo nanjye ntwara nuko nguko ibisigaye nanjye ndabyereka umuhanda murakoze jura ubundi nka kera twajya akazi ubwoko bw'ikigura tubihirije umunsi ziriya nkoko rero bahamagare bazizane mu rugo tuba aribo tuziriba turababwira tugenda nyaboneka we kureba n'ibisigaye batabijyana ubundi bakivangira abantu ubundi naho ubu wasanga ari ikintu cyo kucyana kuko wasanga ari ubyiza nanjye reka nyore ibisigaye ubundi si imari mufite uzagura ibindi kagende imitsimba ahantu nta kindi ntacyo muzantwara kumwuka byara ariko umugabo ariyemera umugore yakiyemera abajura nabo ntibabura ibyo batwara gutwara ibintu bimeze nk'imicuzo aho kugira ngo baze batware televiziyo nabwo batware radiyo nabwo batware ibindi baraza bagatwara ubuntu bw'ubucabari butamaye agaciro ahe ntacyo bitwaye tuzatureba we kanyonge ngo ni ibikigo byagenze gute waretse mwakwicaye nkabatekereza uko se ko umeze nk'abarwayi ripfuganiye neza abajura bibye uri hehe ntabwo ari njye wibye amakariso si njye wibye ipantaro ushinzwe icyaka se usanze umujura ujya gusa na databuja
niba ari umuntu nawe n'ibiki batwaye batwaye amakariso gerageza wicare wandike andika mikubwire kandi ku kagari baravuze ngo mugende mu biburana ibintu byanyu muzabibona umva kagari se uye banza umbwire amakariso se yababibye yonyine ni pandara databuja bayitwaye banyware machine reka ndebe cyane ko nta kintu bakuye reka ndebe ubwo machine ndio bayitwaye machine ntabwo bayitwaye ariko baba bayitwaye machine igicucu iranyanyara ukazira laptop iyo nsanga bayitwaye mva nkumenye ntabwo akuzonya gukora hano databuja waje ukamena umujura ko ari kukumena ayo mabinga koko usha waje wese senye umbona none ko hari amashuka ntari kubona hari amashuka ari hariya ntayo mbona kandi hari umufuka uri hari urimo ibintu byinshi nta bintu birimo biri hehe umujura yikoreye umva so byinshi Suwavuze ngo yatwaye ibyo hanze none ibyo hari abitwawe nandise yagiye yikoreye sinzi ukuntu byagiye ntabwo nakubaje ngo yagiye mu cyumba cyane kuvuga ngo ntabwo yagezemo mu cyumba none hari amashuka yayandeshwa ateye ipasi yarari hari umufuka waruteretse hariya urimo ibintu byinshi biri hehe ni wa mufuka we kubita igicucu kuzana ibintu byanjye none biri hehe reka ngende neza niba ibyo yibye mu binyandikiye fata ikaramu nimbwira ngo yandike ni wowe uzi ibyo bihibye kagasaza yigeze akajura kumaga gikubite rwose mbega amabere yaragikeranugiye kanyombye wowe warurukira amabere ndashaka amashuka yanjye harama ariko wangubise urushyi ukareka kunkubita amabere warakoze kuba nita amuna mugore wawe umva sheri umva arenge kunkubita amabere akankubita turimo kugenda ari amabere ameze nk'imisozi ari kunkubita rwose areka mu gikoni reka mu gikoni reka ngera hanze njye kureba ya mu gikoni mu gikoni se kweli warete nkajya hanze nkareba aho bashyize ntabwo watetse ngo inyama ngo bazitwaye inyama genda uzanire ibyo nirire sheri ngore no karwana inyama zagiye kare inyama zagiye nka nyombera namurangije ndaho ni mwibagirana agira ubaje ikibuno none muteke muri yena mva imbere mubajyana yasingira muhane mba nkukubise ariko ni inyama yena mva imbere banza muzarya inyama z'abantu amambwira iki gicucu sinzi ibintu bisigaye byaragiteye wasanga ari nawe watwibye ntabwo umuntu yaza kwiba ngo areke kwiba ino televiziyo ngo areke kwiba na mashini ahubwo se ni gute umujura yageze mu cyumba cyacu aya niyo wabyibye kanyombye ugomba kudusobanura ibintu wabishyize ugomba kubisobanura mureke tuzajya tumukata ku mushahara uko biza tuzajya tumukata ku mushahara ibyo urebe neza nawe urebe wasanga na rya kote ryawe yari uriya musaza ngeze aha aneye isesemi rwose